Bonjour, bonsoir, bon après-midi mes chers amis de Marita TV Show pour tout le monde, toutes les choses et toutes les locations. Je m'appelle Siméon et j'admire pour tout le monde qui partage notre vidéo, j'admire pour tout le monde qui s'abonne à notre chaîne. Because we love you so much and this is for forever as long as you stop us, we never let you down. Ici c'est Marita TV Show. Of course, turakunda cyane tubaza ku mutima aho bitameze neza bihangane niko ubuzima bw'isi bwubakitse nyine niba uyu munsi uri kurira humure ntuzaba uri guseka ariko nanone ntibivuze ko uyu munsi niba uri guseka ejo utazaba uri kurira abakuze tubiteho kugira ngo natwe tuzabona abatwitaho mu gihe runaka natwe tuzaba dukoze ni Marita TV Show murabona ko imbere yanyu dufite abantu nyakaka atari ubwa mbere tubazanye of course ni muri cya kiganiro cyacu wari ubizi ubizi se mubizi njyewe ndabizi ntabyo uzi ariko ni ibiki iyo ubizi ntabwo tuba twagutumiye ahubwo reka tukubaze wari ubizi ntabyo wari uzi yuko abahanzi bacu dukunda bari gukora amahano mari uyobora ikiganiro nzajya mbunganira aho bishoboka wari ubizi se ko umuhanzi wacu dukunda icyitegererezo waririmbye muri beka arena tukamuha amashyi anabimerita yakubise umugore n'ibivugo nari mubizi ibintu nabibonye biri kunyura ahantu hose kuri social media yitwa Yampano. Impano ni umuhanzi uzwi ufite izina rinini hano mu gihugu wakabaye yigirwaho n'urubyiruko. Harya si urubyiruko baravuga ko yakubise umugore ariko banza batarasezeranye yari akiri mu myaka y'urubyiruko nubwo yaba ari mu myaka y'abapapa yakabaye ari icyitegererezo cyiza noneho nk'umuntu w'icyamamare w'umuhanzi abantu burya bari role model w'abantu benshi birababaje kuba iyo nkuru yava ku muntu nk'uriya wakabaye ahereza abandi uburere ariko nabibonye nk'uko mwari mubimbajije. Muri iki kiganiro rero tuba twatumiye abantu abantu bazwi nyine hari ukuntu ajya banga celebrity simbizi cyangwa abasitari abakoresha imbuga nkoranyambaga abantu bazwi niyo mpamvu twiyambaje umukinnyi wa sinema cyangwa se umuntu umenyereye iby'imbuga nkoranyambaga Tereza tuguhaye ikaze mbore ko mukuze mana murakoze cyane nari no kubivuga niyo utamvuga ariko ndacyo urakoze kumvuga uranyorohereje hanyuma rero ngira ngo wabibonye ko nawe uri umuhanzi ejo we ntabwo tuzumva wagize gutya wenda we numvise ngo niba harya ngo bamuciye ugutwi cyangwa yaramuhohoteye aramugonga n'imodoka ngo yamukoraga n'ihohotera mu rugo buri munsi Yampano se yageze aho afata wa mugore baramukubita bimaze iminsi yaramugonze ahubwo umugore yagenda bibika ariko amakuru aragenda ava ku akabigira ibanga ahohotera umudamu cyane harimo ibintu byinshi nagiye mbona ku mbuga za ba Godifad ahantu henshi bavugije na audio y'umudamu we ari kuvugana na Godifad asobanura ko yagonzwe koko we n'umumotari n'ibintu biri scandal ku muntu w'umuhanzi nk'uriya ahubwo numvise ngo hari umuntu barubye naniwe uwo nawe bamurumye ugutwi barumye umudamu we amakuru avuga ko atamurumye ugutwi ahubwo ari uko yambaraga amaherena menshi ugutwi aza kugira impanuka ugutwi kurashwanyuka yakuruye iherena simbizi oya ikigaragara buriya rero abantu bashobora gusobanura ibyo bintu wenda hari icyo bita mechanisme de defense iyo umuntu ageze mu kibazo nk'icyo iyo ageze mu kibazo akazana icyo bita mechanisme de defense abo bantu baba babivuga babikuye kuri nyir'ubwite niba wose ukahita uyisobanuye akabasobanura ati kese yagenze itya niho abantu bahera bavuga ngo yari afite amaherena menshi ngo agwa ku kirahure ngo ikirahure ngo kiramukeba kugeza uko ugutwi gutatamutse biriya njyewe logikoma uko ushobora kubona umuntu yari ameze bishobora kuguhereza icyabaye ntabwo iherena rishobora guca ugutwi ngo kumere kuriya kuba rizangwira ariko nanone twiyambaza Tereza kuki abasitari nkamwe cyangwa abantu bafite muzwi na rubanda rimwe na rimwe mukunda gukora amakosa tutakeka ko mwagombye gukora impamvu se dukora amakosa mutakeka ko twakagombye gukora yego ni uko turi abasitari nyine yego ubuzima bw'umusitari buba buri ku karubanda bivuze ngo ko yakora kose isi yose irakamenya kuko nyine nese hari umuntu udakosa mu by'ukuri hari uwuye mu cyaro wakosheje wishe umugore
ntabwo byagiye ku karubanda kuko ndahandazwe ariko uwakoze akantu gato agakurura iherena utya yenda bashwanye bari gupfa akantu runaka agiye ku karubanda, imbuga nkoranyambaga zitandukanye kubera ko niki arazwi, rubanda rumwote rubona uko rumwota. Hari n'abamurwanya baba bakeneye kumurwanya noneho bakongeramo n'amasukari. buriya nibyo Birashoboka. ibyo byo ni ibyo reka mbyemere, rwose. ariko noneho tuvuge kuri aka kantu. Nyine menya ko nawe uri umusitari ufite rubanda nyamwinshi rugomba kugufatiraho urugero. Ushinzwe iki rero? Impamvu wowe waje kuba umusitari se uba waje kwigisha ibintu bibi cyangwa waje kwigisha ibintu byiza? Kuki se uririmba indirimbo ba bantu ikabahereza mesaje bakanagushyigikira? None se kuki utumva ko wanatanga n'urugero rwiza nk'umusitari? Nyine nicyo gitangaje kurenza ko wa muntu utazwi we yabonywe n'abantu bakeya. Ntabwo ibyo bintu bizarebwaho n'abantu benshi ngo babone ko hari ikintu kinini cyabaye. Rero mwebwe abasitari muri rusange aho bari hose, aho bateze amatwi bakaba bazumva iki kiganiro, murakwiriye ko mwigirwaho n'abantu benshi, murebwaho n'abantu benshi. Birakwiye ko abasitari bakwiye kugira icyo bagaragaza cyiza kugira ngo ba bantu bari icyo basarura. Nkore neza bandebereho. Ya Hanyuma niba umenye iby'amategeko cyane cyamuka gihaniye umuhungu cyangwa se niba namwita umugabo simbizi, ariko uko biri kose niba atarasezerana n'umugore byemewe n'amategeko aracyari umuhungu babana nk'ingaragu. Itegeko ribuze kumara ni iri: ni ugukubita no gukomeretsa, ni ugukubita. Oya cyane cyane ibyo rwose, gukubita no gukomeretsa. Gusa abasitari bari gukora amabara. Oya wibanga abasitari na uko nyine ari abasitari nibo muzi, abo mutazi bakora ibibi barahari benshi. Marita, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je suis bien quand même. Habari. Okay. Impamvu muzi ikintu rero, Eh, turi abanyarwanda babyibuke, sibyo? okay. Yego, ariko ushobora njye nanjye tubuze gira akantu mbwira mu rurimi runaka ushaka. Oui, Siméo, comment tu vas? Je vais à Kiboye. Non, je te demande, ça va? Tu vas bien? Oh, merci. Avisha arakubesha. Sima Oui, je arakubesha. te demande comme ça. Arakubesha. Je suis bien ou c'est bien ou c'est Tu bon. peux parler, je suis bien, oui, oui. Merci beaucoup. So, ariko impamvu nabyishe nuko ndi umunyarwanda. Ikindi kuri Marita TV show ntabwo bazanye abantu batwigisha ururimi. Turabihuza na Scovia Yes. ndetse na Nduhungirehe Olivier, minisita ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu kinyarwanda. Hari ibintu rero abanyarwanda bakunda gukora amakosa buri munsi. Yes. Ntega ko abantu bakwiye guhinduka. Xi Jinping nyakubahwa uyobora Ubushinwa, mwari muzi yuko buri mbwirwaruhame akoresha azikoresha mu Gishinwa? Mwari mubizi ibintu? No, ariko birakwiye. Ahura na Donald Trump yakoresheje Igishinwa. Yes. Ise kuki atizi Icyongereza? Arakizi ariko arabwira abaturage be aho twabyumva. Yes. Niyo mpamvu mvuga nti mfashe dusesengura. Ese kuba Scovia yavuze ko anyway, reka nibuke ibyo bavuze, ibyo nasomye kuri social media nabonye bavuga ko sinzi wowe ufite microphone kuri cyane bivuga. Yes, Scovia yasobanuye ibyo Nduhungirehe minisita yavuze ku rubuga rwe rwa mama urwa Gasabo. Noneho minisita yandikira Scovia kuri X avuga yuko babisobanuye nabi ngo batanze urujijo mu banyarwanda. Noneho Scovia yamusubiza ko bibaye byiza mu biro bya minisita hakabaye haboneka umuntu utranslatinga cyangwa se uhindura ibyo bavuze mu kinyarwanda kugira ngo bigere ku banyarwanda bigifite umwimerere wabyo. Aravuga ati nubwo twaba twakoze amakosa ariko namwe minisita mwakabaye iki kintu mukirebaho mukabasha gusobanurira abanyarwanda uko babwirwa n'abanyarwanda. Urebye cyane cyane abanyamahanga yego bakabaye babiherezwa ariko abanyarwanda bakeneye kumva iyo message. Ya nicyo cyabaye. Urumva ko harimo ibi bintu turabishyira kuri imbere, tubishyira kuri Mutesi Scovia, tubishyira kuri Minisitiri Tereza. Ntabwo nzo barabishyiraho pe hagati ya Mutesi Scovia na Minisitiri, ntabwo nzo barabishyiraho. Hari ikintu giteye ubwoba mwa Abanyarwanda mukwiye kwibaza.
minisitiri ategura imbwirwaruhame agapositinga ibintu akabyandika mu gifaransa nshuti hari umuturage uri i Nyabimata igikongoro kuri Mbirurumi cyangwa mu Gisovu hari undi uri Gisagara Nyaruguru mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo kominikasiyo ibashe kugera ku bantu bose apana byo kuvuga ngo abize ntibabashe kubyumva koze urumva nk'ijisho ry'umunyamakuru siko baba bamaze kukabona akagatambikamo kandi rero nimumbwire ntawe nk'uko Marita TV show dukoresha imbuga nkoranyambaga ejo ashobora kuzagatambikamo muri comedy ukumva atajya banga ngo stupid kandi izo sinema yazigeneye abanyarwanda simbizi hakorwa iki njyewe ku ruhande rwanjye nabonye Scovia abantu kuri X bagiye bamwiha ngo yagerageje ngo kubahwa minisita ariko noneho njye nari ngiye kubanza kubwira abanyarwanda iki ngiki Scovia buriya bashobora kwibaza wenda ngo ntabwo yumvaga icyo gifaransa wenda tunabyemere ko atacyumva kandi nanjye nshobora kutacyumva nta n'igitangaje ariko bongere bibuke ko Scovia ntabwo aba yivugira wenyine abishatse ntiyabura uwo yegera akamutranslatingira akamusobanurira twe kumuhahana ahubwo tumenye ko ari twebwe ari kuvugira nibaza ko atari we wivugiraga wenyine ngo yiyiteho kuko we afite abantu yakegera bakabimusobanurira ariko wa mugani wa muturage w'iyo kure araza se kubwira minisita ngo nsobanurira ikiriho rero tureke guhahana Scovia nk'abanyarwanda twumve ko nubwo yaba yabikozemo amakosa burya akora umuntu wakoze turabyemeranwa yakoze kandi amakosa kubera twebwe n'urukundo dufitiye no kugira ngo byibuze natwe hagire icyahinduka muri izo message ngewe najyaga nanjye nanabibona buriya nkanjye nta nubwo nzi icyongereza pe nyeka good morning sinakabura ntabwo nshaka gukurikira disikuru yose niyo mbibonye biri mu cyongereza jomafu mpita nikomereza wenda nkazahura n'akantu bagiye batranslatinga nkajya nsoma njyewe mu kibazo nari mfite uretse no kuvuga ngo igifaransa n'icyongereza kirakoreshwa cyane hano kandi ugasanga ntabwo tubyumva icyari kiriho rero nibadufashe ku nzego zose nta nubwo biri kuri uwo minisita gusa njyewe mbibona ahantu henshi nk'abanyarwanda bijye bababwira abo banyamahanga ariko natwe batubwire tuba tubikeneye twebwe bari abayobozi tuba dukeneye buri munsi dukurikira ibyo bavuze ariko byatubabaza kuba tutabimenya abanyamahanga bakamenya message yacu twebwe ntituyimenye kuri Scovia uko yaba yabikoze kose amakosa yakoze yavugiraga abantu benshi umuntu ukosa n'ukora nibwo bamushinjije ngo yubatse minisita ni umunyamakuru kandi noneho gutinyuka nyine tutagize abanyamakuru batinyuka nka Scovia bishobora kugorana ugasanga abantu bose baritinya ngo nimvuga iki kiragenda gutya njye nkumva Scovia buriya njyewe ndanamwemera Scovia agerageza kugira inkuru aduhereza kandi yari ngombwa ukabona ko yakoze ibintu bikomeye by'intwari kazi ni umuntu w'umugabo Scovia ndamwemera nshingiye ko atinyuka bakagira ikintu atubariza kandi kikagira imbaraga hanyuma nawe ibi bintu biba bikureba cyane iki kiganiro gisa nkaho ari mwe kireba mwebwe duhora duhanze amaso ndava kumva ibya minisitiri ngahita nza kuruhukira kuri sinema zawe komedi ibiki n'ibiki hakorwa iki kugira ngo abantu bumve ubutumwa mutanga mu bihangano byanyu ijana ku ijana nta kantu na gato kamucitse ni uko twakoresha nyine ikinyarwanda cyeruye cyangwa se ururimi gakondo nicyo cyakorwa tukumva ko nk'abanyarwanda nyine kuvuga ururimi rwacu ari ng'umuco yego ntabwo bizatuma se dutakaza icyo twakuraga mu banyamahanga iki kintu kigira debate abanyamahanga buriya bafite n'ikoranabuhanga bo bagezeyo kera mbere y'uko twebwe tugerayo baba bafite n'ibyuma bibasemurira ubwo ntekereza ko abanyamahanga twebwe tutakabagizeho ikibazo ahubwo umuco wacu ururimi rwacu ntiturutakaze dukomeze turukoreshe ngaho nyine turi kubwira abanyarwanda kurusha uko turi kubwira abanyamahanga ni inzira ebyiri turafite ubushobozi dufite abo bantu koko babize neza bazi icyo gifaransa bazi icyongereza hanabikuriyemo njye nifuzaga ko inzego zose zabamo izo translation abo banyamahanga bakabwirwa ariko n'abanyarwanda bakabwirwa kugira ngo dufate impande zose ariko ikindi nanone ni ko niba nka minisitiri yateguye ijambo gutegura mu ndimi ziri official eshatu igifaransa
igiswahire nacyo kiremewe muri East Africa, Mhm. icyongereza nibura izo eshatu zikaba zihari. Ibi bintu biraza ko ibyo yavuze mu gifaransa akongera akanabyandika mu ndimi zose dusanzwe dukoresha. kubera iki utari kuvuga ikinyarwanda ko numva nawe ugiye kumbera Navuze mu ndimi zose dusanzwe dukoresha ese ubwo ikinyarwanda wakivuzemo ziri official. uvuze nyine ikinyarwanda ntabwo kiri official se Kiri official. nicyo ngicyo ahubwo kijye giherwaho Igiswahire cya East Africa, ikinyarwanda cyacu, igifaransa n'icyongereza. n'icyongereza Voilà, njye nyaga ko cyangwa ibyo byakemura ikibazo. byakemuka tureke gutera amabuye twave mwivugijijisha nyine mwebwe izo ndimi murazizi mwe mwandikaga kuri X ariko nkanjye Marita ubu nicaye hano niyo mbonye icyongereza ari ikintu cy'igituze kimanutse ngo numbwiye good morning how are you iyo nayumva ntabwo nshobora gusoma test yose ngo nyirangize Mata kitwa Mata nyine okay byandikwa kimwe Asaga so na wetigano nitwa Nshimyimana Sino. Tuba dufite iminota mike cyane bari bwa mbere ugeze ngo kuri subscribe. Nari kumwe na Mukeshimana Marthe TV show na Tereza Nyiramacibiri, turabakunda cyane, mukore subscribe munasharingi. Thank you very much. thank you